Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Mbanje kubasuhuza mwese aho muherereye. Abari Goma muri Congo, abari Bujumbura mu Burundi, i Kigali mu Rwanda, Dar es Salaam Tanzania, Zambia, Kenya Nairobi, Poland Waso, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Europe, Australia, Oceania ndetse n'abari Canada mwese muri province zitandukanye. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Video y'uyu munsi nayikoreye mwebwe brothers and sisters, mwagiye munyandikira haba kuri email, WhatsApp number, mwifuza ko nabaha link ijyanye n'ubuvolonteri. Iyi video irakureba. Mbere na mbere kuba ufite n'uwo mutima wo kumva wafasha ni ibintu byiza cyane. Nizere ko mwese rero muri hafi mwagiye musaba link zijyanye na volunteers. Opportunity y'uyu munsi iragufasha kwimukira muri Europe, by'umwihariko mu gihugu cyiza cyane cya Denmark, utishyuye ikintu na kimwe. Even na visa ni free. Nibyo wabyumvise neza, visa ni ubuntu. Iyi program ntikeneye IELTS, ntikeneye impamyabumenyi cyangwa se uburambe mu kazi. Aya ni amahirwe meza rero kuri wowe ushaka adventure nshyashya hanze y'igihugu. Iyi program ya Denmark iteye gutya. First of all, iguhesha visa ituma ushobora gutura no gukorera muri Denmark igihe kingana amezi 18, ukora imirimo y'ubwitange y'ubuvolontaire, ufasha abantu mu buryo bw'imibereho ndetse n'ubutabazi. Think about it. Tekereza no mahirwe yagufasha gusura Denmark, guhura n'abantu bafite cultures zitandukanye, ukane experiencing living style ya Denmark. Ikirenze kuri ibyo no kuzahabwa inkunga, pocket money, izagufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, guhera igihe uzahagerera kugeza igihe uzahamara kingana amezi 18. Reka nkubwire impamvu ino program ari amahirwe adasanzwe. Icyambere, ntacyo uzishyuzwa. Visa ni ubuntu 100%, ijana ku ijana. Hano nta mpamyabumenyi ukeneye, nta IELTS usabwa. Niba waragiye ubura amahirwe bitewe n'ibizamini by'ururimi like English, iyi program ni wowe yagenewe. Nta mashuri yisumbuye bisaba, nta burambe bw'akazi bisaba. Ikindi kirenzeho, uzahabwa amafaranga nakwita y'ingoboka, pocket money. Nubwo ino mirimo ari ubuvolontaire, ari imirimo ijyanye n'ubwitange, leta ya Denmark izajya iguha amafaranga y'ingoboka buri kwezi kugira ngo ubashe kwitunga. Hari ikarita ikwemerera gutura muri Denmark, iyo nayo uzayihabwa, iguhesha uburenganzira bwo gutura muri Denmark mu gihe cy'amezi 18 yose. Can you imagine? Kuri wowe uri interested kuri no program y'ubu volunteers, reka nkubwire ibintu bisabwa. Ntago ari byinshi. Icyambere, ugomba kuba ufite imyaka byibuze hagati ya 18 na 33. Niba urengeje iyo myaka, iyi program ntago ikureba. Nanone iyo ubaye selected muri no program, uhabwa job offer na company cyangwa society yo muri Denmark ugiye gukoramo volunteer. Iyo nayo ugomba kuyitwaza mu gihe ugiye gusaba visa. Nkuko nabikubwiye, ino program ntago iri complicated, nta nzitizi zirimo, ntago igoranye nk'izindi application. Kuyisaba ni online. Fata passport yawe, ufotore page imbere neza ku buryo ibigaragara. Fungura muri video description ukuremo link naguhaye. Iyi link irakugeza ku rubuga rwemewe rwa Denmark, aha niho uri bukorere application yawe. Ikindi kintu cy'ingenzi utagomba kwibagirwa ni ikizamini cya biometrics. Nacyo ni ingenzi muri document ugomba uploading. Iyo urangije application yawe, icyo ukora utegereza kwemezwa. Period bisaba kugira ngo umenye ko wabaye selected bifata amezi 3. Nyuma yo kuba selected, mu minsi 20 yonyine uba wageze Denmark. Uretse kuba Denmark ari mu gihugu kimeze neza ku isi, Denmark ni isoko y'iterambere, umuco, ikirere cyiza, ndetse gifite n'abaturage b'abanyempuhwe cyane. Gifite uturere twiza, kandi no kuba wasura ibindi bihugu biri muri Schengen ni ibintu bikorohera cyane iyo uri Denmark. Niba uri muri bamwe bifuza gukora ubuvolontaire somewhere, aya mahirwe ntagucike. Ibi bizaguha amahirwe yo gusura Denmark ndetse n'ibindi bihugu byose bigize Schengen area. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se inyunganizi, reka duhurire muri comment section. Ubusabe bwawe bwo kuba umuvolontaire
waba ukora nonaha, maze nawe ukishimira gufasha abandi ndetse nawe uri kwifasha. Tukwifurije amahirwe masa mu rugendo rwawe rwo kuba umuvolonteri. Turagushimiye, komeze kugira umunsi mwiza.